Mu kagari ka Mburabuturo mu murenge wa Muko mu karere ka Musanze niho umubyeyi Nyirabuyange Marie Jeanne yaratuye atarubakirwa inzu nziza we n'umuryango we. Aha arasubiza amaso inyuma akibuka ubuzima bushaririye yarabayemo mbere yo kubakirwa iyi nzu yashyikirijwe. Narishimye birenze urugero. Hari igihe twabaga twicaye ahangaha hari akantu nabaga ndi gukora nkabona imvura iraguye, habaga igiti cy'avoka nkabona imvura iraguye hose ubuvungunyukira bwose bwavuka bw'ubwererezwa bwahundagara abantu bagasohoka bagataha. Inzu yatwaye asaga miliyoni 18 z'amafaranga y'u Rwanda niyo yubakiwe uyu mubyeyi warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, inashyirwamo bimwe mu bikoresho by'ibanze. Ni inzu yubatswe n'abanyeshuri biga mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro Rwanda Polytechnic College ya Musanze bafatanyije n'abakozi baryo. Aba banyeshuri bashimangira ko uku kubatoza ibikorwa by'urukundo bazabikomezanya niba batakiri no ku ntebe y'ishuri. Biradushimisha cyane iyo tubonye ari igikorwa cyakozwe nka gutya bituvuyemo, natwe bituma imbere heza cyangwa se abana bacu ari byo tuzabatoza, kuko twabitojwe n'ababyeyi bacu na bakuru bacu kuko tugomba kwiyubakira igihugu cyacu kandi nta nyungu dutegereje. Ari ibikorwa bibi cyane byabaye muri Jenoside, niyo mpamvu nk'urubyiruko imbaraga z'igihugu tuba tugomba gukora neza cyane. Nyine baba bashaka ko dukorera hamwe kugira ngo duhuze ubwenge bwacu dukore ikintu gifatika kigirira sosiyete akamaro. Ikindi badukangurira gukora ibindi bikorwa bifite abaturage akamaro nk'ibiganda. Gufatanya n'abanyeshuri mu bikorwa byo gufasha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ngo nuko batoza no kuzarangwa nabyo mu gihe barangije amashuri, nk'uko bivugwa n'umuyobozi w'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro Rwanda Polytechnic College ya Musanze Abayisenga Emile. Umunsi turasaba ko ibyo babonye dukoze dufatanyije nabo bazabikora n'ahandi. Umuntu ava ahangaha akajya gukorera za Rusizi, akajya gukorera Nyagatare, hose aho bazajya bajye bafasha nk'uko uyu munsi dufashije. Twizerimana Rusisiro Festus, perezida w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi Ibuka mu karere ka Musanze, avuga ko uyu ari umusanzu ukomeye muri gahunda y'intango y'ubudaheranwa. Intango y'ubudaheranwa rero ni ugukomeza kubaho kandi neza, nubwo tuba dufite ibikomere ariko tukarwaza dufatanyije n'abafatanyabikorwa tugakomeza kubaho neza. Rero ku bufatanye na IPRC na Ibuka, uyu muvandimwe wacu tuzakomeza kumuba hafi no kumwitaho, kandi turabona ko ubuzima bwe buzakomeza kugenda neza ku buryo nawe azafasha abandi gutera imbere. Kuba mu karere ka Musanze hari imiryango 98 ifite inzu zikeneye gusanwa ndetse n'izindi 32 zizubakwa bundi bushya, ngo iyo habonetse ububakira umwe abatanze umusanzu ukomeye, nk'uko bivugwa n'umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Kayiranga Theobald. Ngo rero umuganda baduhaye ariko niyo tunagana n'abantu Jenoside yakorewe Abatutsi mu karere ka Musanze bashimira leta ku bufasha bwinshi cyane yagiye itanga, yaba no kwishyurira abana bagomba kwiga ariko no kubakira. Muri rusange buri mwaka abanyeshuri bo mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro Rwanda Polytechnic College ya Musanze ndetse n'abakozi biyemeje kujya bubakira uwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ufite inzu itameze neza, aho inzu enye zimaze kubakwa mu mirenge ya Muko, Muhoza, Nkotsi na Cyuve. Manizabayo Jeannette mu karere ka Musanze.